yego yego nimba abanyamurenge batuye bonyine murenge badaturanye n'abandi baturage ba DRC b'ingeri zitandukanye b'amoko atandukanye abanyamurenge baratuye bonyine ku gasozi ni nk'ibi byo mu Rwanda bubaka imidugudu y'abademobu bonyine y'abacikacumu bonyine y'abasangwa butaka bonyine y'abakene bonyine y'abakire bonyine y'abategetsi bonyine y'abashoramari kwabo abanyamoko kwabo gutyo gutyo ibyo bintu nk'ibyo byose babesha batekinika abanyamurenge baramutse baba baratuye bonyine cyaba ari ikibazo yego yego topista uwimana aho Washington DC ndabona umanitse agatoki urashaka kubaza iki so baze kuza basubiza mu kanya kuko nkeneye kumenya niba umurenge mutuye mwenyine ku buryo mbona amarira menshi mu Rwanda ndabona akatsiko kacu kavuga ngo yego bwa RPF baranga abanyamurenge murashize muri Congo ese kuki barira abanyamurenge bonyine andi moko ntabwo hari ese ntapfa kuko mu Rwanda hari hapfa abanyamurenge gusa okay bapfa bo niko baje baturira mu Rwanda ngo turashize kanyura abanyamurenge muri zabyo baza ko batahate batutse gusa harimo n'abahutu n'abatwa ese muto bataririrwa no kubera iki murakoze oke nk'ubu abanyamurenge bagiye batuye hose hose mu nce zose zo mu Rwanda mu ntara y'amajyepfo mu ntara y'Iburasirazuba y'Iburengerazuba n'iy'Amajyaruguru no mu murwa mukuru w'u Rwanda Kigali DRC kuki batuye ku dusozi twabo tw'umurenge gusa yego abanyamurenge yego bafite igihugu cyabo cyo mu murenge yego so bafite agace kabo bwite muri komite tw'umurenge yego ariko amabaza ni bari batuye bonyine none iyo batuye bonyine iyo bagize ibibazo bose ibyo bibazo birabareba birabataka iyo bagabweho n'igitero bose bapfa ikivunga nta bahutu babagamo hariya ese nta batwa baturanaga nabo kuki iyo habaye nk'intambara tugenda nk'indwara ndabara muri Congo babanga abanyamurenge barashize gusa ese bakuze ababombe apfa abanyamurenge bonyine cyangwa hakavuka intambara nk'iyo cyangwa indwara zitandukanye z'ibyorezo ntihapfa bonyine ahantu hari ukikunda kwivangura reka maze uretse abanyamurenge muri murenge wanyu mutuye mwenyine nta bandi bantu bahatuye abandi moko abafurero abanyabwisha abanuze abanyindu abarega abawembe mu murenge mutureye mwenyine mwabikoze kumukore mwarakoze nabi nuko bafata amatungo yabo bafite bayagurishe barambwira ati nawe isi bagiye kumenya uko bigenze ati nonega ibintu byarateguwe byararangiye yego amakuru mashasha dufite hano Masozo yasohoye mesaje kubera biriya byabaye ngo basohoye mesaje amenyesha abanyamurenge bose bari muri leta ngo bagende bahunge bamenye iyo baje buri muntu wese ahunge aho umuntu wese ari utazozubona uburyo bwo guhunga ngo burukine agenda azoza areba igihugu yegereye agihungiremo kubera nyine kuko itsembatsemba yateguwe n'abantu bari ikaremeye yabamenyesheje ngo bagende bamenye uko bafata amatungo yabo bayafite bayagurishe barambwira ati nawe isi bagiye kumenya uko bigenze ati nonega ibintu byarateguwe byararangiye mumenye uko mwifata Rugabisha nawe bari bamuhamagaye ngo aje muri Noro iwe na Ikembe none Rugabisha yatse yamuhamagaye Masozo ati ndukorwa ndugira ubusha ibintu byahindutse yanze nawe kabisa kandi ubugira nawe amaze kurura umutima yaze ko hari abana bacu basirikare bose bari bafungiye hano abanyamurenge bose ejo bose yamye bakura muri kontineri bose yakoroganye na Ikembe amakuru muri kontineri bari abana 8 bose ejo bafunguye ejo bundi banyakorogana na Ikembe barafimana neza mugezi w'umukoroneri umukatanya ujya mugezi we yamavuga ngo se uko muri ngo abanyarwanda ngo twahereye kuri uyu nguyu bamafimana iruhande rwa generali none ibintu byose byahindutse Masozo nawe yamavuga ngo bagende
buri muntu wese mu marusha aho bari bamenye uko biyeka bahunge kuko ibintu byahindutse. Niyo mesaje ngumene ngubonye, ariko rugarusha nawe bamubwiye ngo aje muri Noro yazi, nuko niko bimeze. Yo, nuko bimeze mu banyamurenge banjye, nuko biri kubagendekera. Pole sana. Banyamurenge bafite umutekano muke murenge n'ahandi hose mu duce tw'umurenge. Abatubwiza ukuri natwe abana tukiri batoya tubyumve, nabwo abaruda bukuru n'ubutara bubyumvireho. Abaruda n'abarudakazi bose bumvireho n'uturuda duto tutarafata irangamuntu. Yego. So hano turi mu kigo cyo kwa perezida rero. Yego. Mujye mu cyo mushaka byose nta kibazo. Ruhindura wamaze rero. Bamaze abanyamurenge banjye bari kubarimbura, bari kubica. Ngo abanyamurenge banjye bafite ikibazo gikomeye cyane. Yego. Yes musaza. Salama. Mukomere. Mumeze muti? Amakuru yanyu. Ngo imurenge mu banyamurenge ngo biracibiye. Ngo abanyamurenge batanze oda ngo bahunge, ngo abaturage bafata imizigo n'amatungo ngo bahunge. Bagiye gusohora itangazo kano ngo bimeze nabi. Barahunga bajya he? Ngo abaturiye hafi y'ibihugu bahungire mu bihugu bahana naby'imbibi, zaba Uganda, zaba Syria, za Tanzania, zaba za Burundi, zaba muri Angola na DRC, no kuri Central Africa na za Zimbabwe. Kuko Kongo ikora ku mipaka 9. Imipaka 9. Igihugu gikora ku mipaka 9 kuko ni kinini, kuko gifite ishyamba rya kabiri rinini ku isi rya tropical rero. Tropical forest. Tropical forest nyuma y'irya Amazon riri muri Brazil ari rya mbere ku isi. Amazon ya mbere na Congo forest ni ya kabiri ku isi. Ari naho ubona ibi bitanda byiza abantu baryama bataza aho biva. Izi mpapuro bandika huri ziva mu biti bya ribuyu, ibitanda n'intebe n'imeza. Biti bya ribuyu kandi bisangwa muri DRC Congo. Izindi zose muri iryo shyamba rya tropical, kuko muri Amazon ntiwapfa kugikuraho kuko habaye ibikoko, ibisimba, za anaconda, za nzoka nini zarutura. Ariko nko muri Congo kuko ryo rizwi ku bunini gusa ko ushobora kuyigenda imyaka n'imyaka utararirangiza. Hari naho ujya wumva abantu biyamira bati ari amashyamba koko twayabaye. Twayabaye. Ibyaho turabizi. Inkweto zikagushiraho mu nzira. Ibingiye abantu bajya bakunda ugashishura ibishishwa by'ibiti ukambara ibyo. Nabyo barabikora. N'ingata bikomeye bifite uruhu nk'icy'umuvumo. Urakivovora. Ibishishwa by'ibiti ndabizi ko kera banabyambaraga. Ukacyambara noneho ngo ingata, hari ukuntu bafataga ingata yari yavuye ku gitoki bakayizirika, barangiza bamara kuyikora n'umushumi ukagenda ingata nayo kuyibanga neza, noneho akayishyira munsi y'ikirenge akizirika. Ariyo mpamvu ujya ubwira bino binyange, reka nanjye bita ibinyange. Ni ibinyange bya perezida wa Rwanda. Bano bana bose babyawe n'inkotanyi muri iki gihugu, ntibazi bipfa n'ibikira, ntibarabonabonaho, ntibaragendaho n'ikilometero n'amaguru. Ese ingi nkwibarize ubundi nk'abakera, si byo Saddam Hussein yigeze kuvuga ati burya bano buriho bumva basakuza ngo ntago ari bo ba nyirabyo ntibabona n'umwanya wo gusakuza. Ni bya bindi umunyarwanda avuze ngo hataka nyir'ubukozwemo nyir'ubutero bamwe n'akebo akinumira. Ni ukuvuga ngo abawirirwa bona biyemera ngo twararwaye tugenda ngo bamwe ngo twarashimuswe ngo twagiriwe nabi. Burya bariya uzabona bose ntabwo ari bo baba bafite ubunaribonye kabuhariwe. Abakabuhariwe bo ntibanavuga. Yavuga iki se? Ni bya bindi ujya uvuga ati keretse ari imirimbanyi, ari revolutionalist zishaka gukangura abandi no kuborosa aho bariya bari kuborosa ibiringiti keretse agiye gukangura rubanda. Akangura nyine rubanda. Bya bindi byo kuvuga ati buri wese nahagarara hari avuga. Nutabona icyo avuga kubera ibyo yavuga. Kubera yuko aba rero wirwa ubona bavuga bati byari nk'abanyamwaba ati kera ngo mu Rwanda ngo twayiringaniza. Umuntu akuvuga ko Kongo ngo yagendaga noneho hari ukuntu ngo n'ingata zishiraho ukabura ibyo ushyiraho ugendesha ibirenge ngo biragera bikabyimba. Noneho byabyimba ngo hari ukuntu hazamo ibibyimba munsi y'ibirenge bikanina amazi bikakunanira kugenda, igikoko kikaba cyagusangaho kikakutapfuna. Tusubiye ku banyamurenge dusamarayizinga abanyamurenge ko bazabura Kongo bakazabura n'u Rwanda, bazaba abandi. Ariko utaravuga ibyo abanyamurenge se
ntubizi ko buriya bifitanye isano n'ibyo umuvugizi ngira ngo wa leta ya Kongo ni Patrick Muyaya maze iminsi avuga ko